bafite ubw'inyuma bafite iby'imbere mu gituza mva n'uducumu noneho bafite amaso ya niza modoka zitwara abageni muri iyi minsi urebe ko naringize ngo niba bandi bafite amaso ameze nk'ibitumbwe by'inyanya nimba bafite amaso meza nta kibazo rwose ndakubwiye ngo bakobwa icyo tudahuje ni uruhara gusa n'amasoso ndahita ngutera inda y'imanga tukimara gukubana nge nawe witeguye kuyisama izo nzozi zanjye rero zo kuzabyara imanga kuko ndashaka gutera imanga iso agahita ubundi agahita ashakira intebe mu rusengero nkamwungiriza kandi burya ngo intandaro z'uruhara n'amasoso cyane ukuririmba gusa uko usongwe n'ifuremu yawe biranyereka neza kubaye uri umukwe wa Manase tayaragaho kabagahuye n'umunyutsi amata byaye amavuta akamurika kazimirira mu kabinda gacaca kakarenga inzira indobo igakwira mu gipimo ari ikinisho kandi ngingesa yimaranye igihe kinini ng'imyaka nka 15 ntawe ndongoye nawe isi uzagenda umwirongorera tukarongora umusumari wambwawe Pastor uraho Yesu ashimwe uranze se burya ndakubuza ubwo se ninde wayoberwa Pastor Manase komera cyane Pastor unciye mu jisho nawe ese ntabwo ujya umbona ntunzi hari igihe nkibutse izina ntabwo uri kuza neza nje nitwa Prophète Noheli Prophète Noheli nigeze ko kwandikira icyo gihe ndi muri Kenya ni wowe ndakubwira ngo ndashaka kuzanyimika ku pastor ndi Prophète ariko nigeze ko kwandikira niko ye Karame Pastor nyambara nikabutura burya none se rega ujye umenya ko tugeze mu kinyejana aha ni wanjye rero ndabona uba ahantu heza Pastor mwajyaga heza ahubwo ngo ndi gutembera muri quartier hari umuntu dufitanye gahunda ndavuga ati nyine reka nze murebe niyo mpamvu mise nkubona umurenge kureba yaragiye ku mafaranga yo kugira guteza nta mafaranga namugurije yarambye ati ngwino yafate ariko ubwo mpuye nawe muya n'umugisha yamamaza iminsi ari kuncerenga mwehorere buryo umuntu wamugurije ku neza kuyagusubiza ntanakanda kanyenyeri ngo ngwino yafate ni miliyoni zingahe kuri yataziguha no ku kanyenyeri abo ni ibirara abantu babaye abahemu muri iyi minsi ushobora kuba rariwe n'imbwa idakingiye harya Nohe uri umusore urubatse imize bite yego mani ikomeye Pastor urabaza amenyo y'inkokore mu munwa wayo unumva ngo ngiwe ndi singo ndi ingarama kirambi irarira ibishyimbo na capati haleluya abakobwa bazima se ko babuze wabakore kuri iki gihe barabuze rwose Yesu abwire no mwaze mugende murindire mu murwa mwe kurambirwa murindire gusa kati Nohe mva rero akantu kana nshaka kubwira yego mushumba buri umbereye umukwe ntago byaba byiza ibazi none nk'umuntu mvuga butumwa nkaje Prophète Noheli ukaba umukwe wa apotre wa Apotre Pastor Manase byaba mubwire Nohe mfite abakobwa nimo ngo abakobwa n'abakobwa ese Pastor usigaye usabira abakobwa bawe nibo bateretera nge nabwo ni mu bakobwa kubera ko muri beza munitonda sinshaka kuzabashingira ibisore by'ibihomora abasore batazi Imana ibirara n'ibihararumbo n'ibirumbo byose nzabashingira umusore mwiza wasenze Imana uzi cy'Imana ikora igitangaza cy'Imana none umwuka wanjye amatira kubona gushingira umwe mu bakobwa banjye mfite abakobwa babiri baba we nanjye ko ari uko ndisera ni beza umva nkubwire Nohe nuko nanjye ndise ubundi arashoka nakabirongore n'izina ry'Imana Pastor nyamara wasanga uri kuvuga ukuri da wasanga Imana inshubije maze iminsi ndyama singira umbwira ngo waramutse wenda ubona ringiye masubike tugerane muhira gato mbanze mbakwereke kandi ngikiza cyanjye ntabwo ngorana buriya mva kubona ko nyuze Imana gusa umukobanya namugushingira nta bintu byinshi bibayemo nta kintu kimwe nguhaye bike gusa nawe wabitanga ariko nimba ari utanga urugero nk'ibihumbi 200 reka nizere ko bwarabo kwa Pastor atari babandi bipfishije bikiye bibiraye bafite ubw'inyuma bafite iby'imbere mu gituza mva n'uducumu noneho bafite amaso ya niza modoka zitwara abageni muri iyi minsi urebe ko naringize ngo niba bandi bafite amaso ameze nk'ibitumbwe by'inyanya nimba bafite amaso meza nta kibazo rwose ndakubwiye ngo bakobwa icyo tudahuje ni uruhara gusa n'amasoso ubundi Nohe yego Pastor nuko ndise ubundi arushoboka nanjye nabirongore ko se abakobwa kuri kuvuga ukagira ngo nabamarayika ni beza koko baruta n'abamarayika umva umuntu atakubera abakobwa bangiye kureba hano mwisi mwijuru nikuzemo n'abakobwa beza bambere bahari nuno bararirimba kugira ngo naye majwi ya Satani se bararusha Satani bo n'abamarayika abo nibo nashaka niba wumva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwijuru n'Imana izaririmba yego nge ntekeze ko bakubwa Imana ishobora kubibatanye kubaririmbiramo kuko bararirimba ukavuga uti dura abakobwa ndupanga n'igiterane
baye naragushyingiye yazarimba nawe akamufasha ese nagujya umenya kuri mbarya wowe ndaririmba ahubwo koza hose numve aho narinuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye irekereraho baravuga ngo amaboko azaguha yamenyera mwiramukanya niko byumva amaboko azaguha yamenyera mwiramukanya kandi burya ngo intandaro z'uruhara n'amasoso cyane ukuririmba gusa uko usongwe n'ifuremu yawe biranyereka neza kuba uri umukwe wa Manase tayaragaho kabagahuye n'umunyutsi amata byaye amavuta akamurika akazimirira mu kabinda gacaca kakarenga inzira indobo igakwira mu gipimo uko niko kuri ntago wizina ry'Imana ragapfa igihe erega mwuka w'Imana kuri mupasiteri ngomba kugushyingira ahubwo icyatumye uri inzira yaragiraga amavuta ahure kuko ijambo ry'Imana yanyereka ngo Elizabeth na Maria bahuye bakiramukanya gusa kubera umwuka w'Imana rubarimo bombi haleluya ariko amen abana bisimbiza mu nda batangira gutera muri Elizabeth harimo Yohana ujye ubimenya cyane muri Maria harimo umwami Yesu Kristo uko niko haleluya ariko amen bakiramukanya gusa urumva yari umuriro uhuye n'amazi po bite bisandara burya power zirahura power zari zihuye yego ibiro birancira irenga ko urugo rwawe ukambera umukwe cyane warongoye umukobwa wanjye umukobwa nkunda cyane ni urugo rw'umugisha rugego n'undi mugisha ugasanga imigisha iratummbaraye irasumba iminara bitewe n'ubundi ko nari nsanzwe nkukeneye nkuzi uri umu apotre ukomeye muri iki gihugu yego ugomba kunyimika amva nawe reka nkubwire Noheli cyane ngiye ni ntakwimika nzaba ndi mbwa ndagaswe reka nkubwize ukuri nanjye ntabaye umukwe wawe ndagashyira umunyu mu nyama rwose ahubwo twatinze reka nkwereke isupu y'ingunzu baye mwigishyushye niko bimeze aho nari ngenda hasubitse ngo ino mbanze mwereka abakobwa nari mfite ndayiri kongera ko ndayiruka tugende mu kwa pastor karibu rero Noheli urakoze mushumba pastor aha rero nibanje rero mbisambe nibereye aha hose ni hawe mana yawe iyi nzu nziza ni yawe iyi none yubatse nta n'inguzanyo nsabye kwiki cyangwa na amaturo ya yose oya amaturo se gute wabona amaturo yubatse etaje pastor uri umukire oya ndi umuntu nanjye ntakubereye umukwe Imana yaravuze ngo nzabahera imigisha wo mutuye shani mu mujyi kabisa ni mu mujyi Michou asobanutse Karame papa. karamizwa amata y'inyama mbe KEVINE Karame daddy. karame nawe mwana wanjye nimuze hano dufite umushyitsi ari kwicyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo wiriye Haleluya. musuhuze umushyitsi haleluya pastor gufite abakobwa bafite n'amateto uyu rero yitwa Michou mishuketi yes yitwa KEVINE kamo berasa yunamye yicitse umugongo pastor oya ntabwo usengera abana bawe ubu rero ushanga kwegere muhaga hano bana ba y'umukobwa undi kera tutarasaza tukingana namwe y'umukobwa musuzaga gahena uhita unosha ku kibuno inyuma gatiba nko kuranshura kandi yigira imbere ari we igifasho gutya nyine yahennye unosha inyuma urahanosha agata akwegera bivuze ngo nukumuhitura nko kumukebura hanyuma rero umva muhagarare neza Noheli rero baravuga ngo nyiramaso yerekwa biki cyane uyu uko umureba Michou aya mata ko burya n'amata ko hari n'inzovu arusha amata yego uyu nguyu haci aya hapfukamye hacika itaba uyu aririmba kubi n'umwe nakubwiraga reka uyu ni umukobwa wanjye nkunda n'umuramyi akagira KEVINE umukurikira buriya KEVINE iyi ngano ni ya nyina nubwo ari muri nafite amabuno wagira ngo ni rifani ipakiye intebo z'inyanya se cyangwa ingurube mweke inyuma shaka mweke inyuma warebye ubusi kategori nayitwara pastor mana utitwara se mwizina rya Yesu kwitwara pastor rero rwose uyi kategori KEVINE mwereke inyuma nawe sha wabiho ko haburungushuye yo ngo haranungusuye ariko nako nateye nk'ikitunguru cy'ikijumba n'izina ry'Imana bakubera abagore rero bakobwa banjye rero muririmba Michou banzo ririmbe shaka Hari akaririmbo kamwe kari kumfasha muri no minsi. kariza aho ngaho Oh yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese ni muhumbure yarakibirinduye wayumvise yarakibirinduye akicara hejuru ubundi uravuga ngo bene amaguru ngurukwavu ugukoze mu ruhara abakubikije ingofero cyane uzabure kukibirindura rero umva KEVINE nawe ririmba sha Shima Imana umva ko afite imikaraza ariko afite n'ubwoba banza atinya abagabo umva irekerera umvise ijwi ry'umukobwa ari wa pasiteri umukobwa utaranyoye suruduwiri
utaranyweye madwingi utaranyoye dundubwonko utaranyoye ngo yewe muntu ngo sinzungiza ate ijwi rye rifite akantu k'agakaraza kurya ririmba ubundi nawe biri bitwereka neza ko umva abaringi bararimbaga abahanuzi bakabona imbaraga zo guhanura yego bivuze ngo barinyigezaga kugira ngo abahanuzi babacaginge kureka burya amazi ajya kubira hari urwego yabanjemo yego Imana avuga ngo nubura ubwenge nzakureka niyo mpamvu nanjye kaze bikwereka baza ndeko ntawe ufite impfundiko nk'iza rodo reka impfundiko abana banyoye amata iyo ni ibitesi sha none muri iki gice uretse no uretse muri iki gice durahanga bahita ngo ndekura ngire nte nyonge se ndekura nguhe uyu we ntumvise afite ibigambo byinshi ibyo ni ibitesi sha uyu ntago arwana ubona unameze nka nyirasenge mushiki wanjye nyirambekira oya nabwo space yose mfite mushiki wanjye wamisemo ko ari njye mukuru bose nk'uyu wamuhirimbiriwe urabona uyu nguyu uruta muri umuna wanjye ariko se ndababwiye mwitonde ko se ntabwo nzabashakira abantu ninjye uzabashingira murarwana n'iki ndamonde muri aba bana ko niko harya ngo witwa ndesha Kevin reka nkubwire rero pasi yego jewe buriya ahantu nkwe ku muhanda ntubibonye nigendera ni Imana igukoreyemo kugira ngo nari ingaragu rwose ndarira ibishyimbo na capati uzi umukwe muzima sha ndatwara uyu niwe ndimutwara hita umuhobera rero mbibona ndatwara uyu nguyu egera hino sha Kevin egera umuntu sha egera umuntu ariko sha uyu nguyu niwe misemo umva rero nohe amakokere umva babwire sambo wa momero ubuntu nkaga kumujyana oya reka nkubwire rero ubu ho gahunda igeze rero ntabwo ngende gusya ubwo kuraza hagarara hari aha oya jyana uramuhungira iki ntabwo ndi gusya ubwo kuraza yego fatirana nakubwiye ngo isupu y'ingunzu bayinywa igishyushye uyu namufasha ubu noneho reka nkwerekere Kevin muhagarare hariya mwana wanjye ntubura ubwenge uyu mugabo yakurongora n'izina ry'Imana yagutunga yabasha igicuba namubonye uyu yashobora guhagatira agahakura ubuki imizinga ikabyara amazi amatorosho bagatorosha nohe jya hariya muve hano mumbwingo itariki twemeje niyi y'ubukwe kurikira umugabo wawe nawe humura nyine ibyo bizagerwaho kuzinza umunya abarongore mwembi subira mu nzu kwanza tibibuno nawe uzabona uwawe ngo barongorere rimwe muganiresha kugeza ubwo mumuhaye igisubizo ndavana mumuhaye igisubizo cya nyacyo mubwire niba ari umuntu nishimye wa mukobwa we reka mubwire ndakwishimiye ndagukunze nanjye nakwishimiye uzi impamvu naguhisemo se imitemo mukuru wawe nuko mukuru wawe abyibushye nari mfite umugore ubyibushye nawe ikidumba wari umeze nka mukuru wawe wari ufite umugore ndamwirukana aho kugira ngo ndongore umugore munini narongora umuntu umwe wenyine mwari mufite abana cyangwa nkarongora tubiri dutoge tungana nawe uwo mugore yitwaga Mukamana naramwirukanye ndamwirukana yarabyibushye ubu ngiye kukurongora nkugira umugore wanjye ntabwo ari uko nagukunze cyane ubwo reka nkubwira akabanga oya buretse wibyihutisha nanjye ndafite amashyuyo nkurongoye kuko ndi guprofita iso na umwapotero uzwi muri iki gihugu cyacu naha azahita anyimika akiri uruhande rwe urumva azahita akiri uruhande rwe ariko umva nkubwire ikintu cya mbere ngewe nagukundiye nuko ufite ukuntu uteyemo ukuntu urumva umeze nk'agakombe k'ababebe gateretse ukuntu buriya rero ngewe ntagira kategoriya mukuru wanjye ifite ariko nakwishimiye wowe ngomba kugira umugore nanjye nakwishimiye ahubwo muzehe tumubwire ngo iki uragaragara nk'umuntu ufite amafaranga kandi nibyo kuko papa yambwiye ko yafite wowe reka tugende twishyura ibintu byose ubundi ejo nako mu kanya ushaka nkurongora none ibyo bintu se bibaho nihe wabonye ubukwe bw'iminota 5 cyangwa umunota umwe iminota 5 se igikuru se kuri bundongo gafite famille ese umundi kuko urongwa si ikibazo naguhisemo iyo famille se nyine tugende tubisoze birangira iyo famille se niyo kuri abantu bose baba bari kutureba bakumva ngo twakoze ubukwe bw'umunota umwe ko cyambere se ukura babonye umugore wifuzaga uje nanjye nari ngukeneye rego urakazuba zuba soze ahubwo wowe ndahita ngutera inda y'imanga tukimara gukubana nge nawe witeguye kuyisama izo nzozi zanjye rero zo kuzabyara imanga kuko ndashaka gutera imanga iso agahita ubundi agahita ashakira intebe mu rusengero nkamwungiriza urumva amaturo tugatira sanjye wowe nagushaka ko byihuta sibyo reka tubanze tuganire neza tubanze tumenyane kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazakumenyaho ikintu kibi cyangwa ngewe ukamenyaho ikintu kibi bigatuma isoko yakumpaye se nta kibazo rwose
ngare rutangira umbwire ibintu ukunda n'ibintu wanga ubwire n'ibintu nyine nawe uyiziho nyine bitari byiza ku buryo nyine nabyihanganira sibyo nje nkunda umukobwa witonda umukobwa wirirwa mu rugo urukumva utavugira ku matelefoni cyane kuko hari umuntu uvuga ku matelefoni akaduhira ukagira ngo nurunya ruvuga vu ukumva isereri iragufasha nkunda umugore ucishije make niyo mpamvu naguhisemo ibyo rero papa ntabwo bikunda ibintu byo kwirirwa umuntu aduhira twebwe iwacu turasenga nta bintu by'amatelefoni banzo nyibira akabanga isa afite amafaranga papa banzo mbwira isa afite amafaranga nese ubu ngubu nsa gutya aruko ibintu bituma nsa gutya biva erega ndakurumbanza umubere sheri buriya rero ndakurongora pe umva rero nkubwire mukunzi wanje mu buzima bwanje reka turase kunego kugira ngo duhereze muzeho mwanzuro uvuye mu byo twaganiriye mu ngeso ngira nitwa Prophete Noheli ngira ingeso imwe yonyine ariyo ngiye kukubwira ngira ingeso yitwa kwibagirwa ku buryo nshobora kukubwira ati sheri ndaje ngo amafaranga yo kugura rasiyo bikarangira nibagiwe neza iyo ngeso uzayihanganira sheri ibyo nta kibazo nzajya ngerageza kukwihanganira kandi nibitari ibyo se nakwishimiye nawe wanyishimiye kandi burya ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ni wumva se umugore muzima ubona hakiri kare ahubwo nawe mbwira sheri rero ingeso yanjye njye nkunda kwikinisha uzabyihanganira sheri ngo ki gakubitwa n'inkuba kavuna umuheto ngo kwikinishirize ku mugozi cyangwa wikinishirize ku binini by'imbeba kibura buryo kwikinisha wowe oya reka iso azagushakira abandi bagabo toka we ntukambwira ibyo bintu kwikinisha mvuyemo jyana we ntabwo nakurongora ubwo se ko mbona wikubise ubwo numenye ibiri inyuma byagenda bite genda dadiro nawe ngo yaranzaniye umugabo nje n'ubundi nikundira ababebi bagenzi banje bafite amataye baparitse fred Nohe ko ndose utishimye bimeze biteye mwimeje tariki ese pastor karame uyu mukobwa nuwawe nuwanje numushugurukano waramutoraguye reka da no wibyariye niwe nibyariye gutya nese afite igishuro rwo mu mutwe oye kubera ikize nese yaba yararyamanyeho n'umuntu witwa Yakamwana oya kuhora apfuye ahari cyangwa yaryamanyeho na Nzovu hakubo cyangwa ngo bwawe nawe bushunyeho oya ndiko nkubaze kandi unsubize uyu mukobwa wawe ntabwo yaba yararwariye hano bita Karayisi akuse akuninde Noheli uri kumbwira ibiki njye umukobwa nyine umusazi ubuse ni muzima ko kurabizi kereza kare muzima ni muzima ijana ku ijana aranasenga cyane ahubwo nese ubwonko bwe babushonye yo barabutemye gusa nako Noheli ntabwo ndibaza wowe ubwonko bwawe burimo kawunga bavanzemo ibitaka byagenze bite mbwira mwemeje tariki uramusobanukiye ariko se urambaza umukobwa nyine ndamuzi naramubyaye ndamurera icyo ntakoze no kumwonsa naramubyaye mutangira minerivere gwera muri gardienne kugeza kaminuza yirangije numva ari nyutamuzi koko nese urabizi ko ari ikiwerewere cyakwa uramena ntukiri umukobwa ngiye mutamushaka wigendere ariko wintu ukiri umukobwa hari abavanga inyana ni yamwe rero n'umukristo nkase reka nkubwire pastor mwemeje tariki buretse gato uzi ingeso umukobwa wambwiye afite yihise arambwiye ngo afite ingeso yo kwikinisha ngo ndetse n'ijya baby bagenzi banjye oya da nese muga nigakubitwa n'inkuba kajye mu mugozi nugaretse uretse ngo arakuye ngo ayi ingeso ari ikinisho kandi ngingeso ayimaranye igihe kinini ng'imyaka nka 15 ntawe ndongoye nawe isi uzagenda umwirongorera tukarongora umusumari wambwa we. I found my guy, he's your producer to the hit, a music producer from Rwanda, here to introduce ISANO Records. Go ushaka dukorana, ushaka dukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane cyane hano mu Rwanda, you know, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri uwo muhanzi ufite talent ushaka dukorana, just feel free to reach me out on ISANO Records, then you can make something great. Kuri uwo ushaka, you can reach me on my contact ariyo 078912 big time. Yeah.